Mutamuriza Anonsiyata, umukobwa mwiza w'umunyarwandakazi, muremure kandi ushabutse w'imisatsi migufi, wari uzwiho kwambara amapantaro ya kigabo. Ni gute yisanze mu mirimo irimo kubaka amashuri, gukusanya inkunga y'abari ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, kwinjira mu ngabo ubwabyo n'ibindi ubusanzwe byafatwaga nk'imirimo y'abagabo. Nuko ahabwa ipeti rya serija mu ngabo za RPA. Isi n'abayituye dukunda bidasanzwe indirimbo ze, mu ijwi ryiza ryuzuyemo amarangamutima n'ubuhanga bwinshi bwo kwandika amagambo yuzuyemo ihumure, utibagiwe umutuzo w'injyana gakondo y'Abanyarwanda. Ubu akaba ari we dufata nk'umwamikazi w'umuziki nyarwanda, Kamariza. Tugiye kurebera hamwe Kamariza yari muntu ki, ibyaranze ubuzima bwe kuva avutse kugeza yitabye Imana, ibyo yakoze n'uko yabikoraga, turebere hamwe n'icyamuteye gukora ibyo yakoze byose mu nyungu z'umuryango nyarwanda. Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe, uraba uteye inkunga iki kiganiro. Naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twiz. Mutamuriza Anonsiyata yavutse ku itariki ya 25 Werurwe mu 1954. Avuka kuri se witwaga Rusingiza Ndekwe Leandre, naho nyina umubyara akitwa Mukarushema Bernadette. Yavukiye ku musozi wa Rukara muri Runyinya, ubu ni mu karere ka Nyaruguru. Kuri iyo tariki y'amavuko ya Kamariza, Kiliziya Gatolika yizihizaho kubwirwa kwa Bikira Mariya yuko yari agiye kubyara umukiza. Ibi bikanagirana isano n'izina rye yabatijwe rya Anonsiyata, mu muryango mugari w'abana 13 avukamo, 4 bitabye Imana bataritwa amazina. Hasigaye abana 9 gusa, Kamariza akaba umuhererezi muri bose. Yavukiye kandi mu muryango w'abasizi witwaga Abashambo. Ibitaramo muri uwo muryango byarangwaga n'imbyino, umudiho gakondo n'ibiganiro byiganjemo urwenya. Mu mwaka w'1959, umuryango we kimwe n'indi myinshi y'abatutsi yarameneshejwe, maze kwa Kamariza bahungira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, ahanini aho yatangiriye amashuri y'abanza mu murwa mukuru Bujumbura. Mu mwaka w'1968, nyina umubyara yaje kwitaba Imana. Ibi byatumye se amwohereza kwa mukuru we witwaga Murekeyisoni Anne Marie, wari warashatse muri Kongo, kubera ko yabonaga Kamariza akeneye uwajya mu cyimbo cya nyina. Nuko Kamariza akigera muri Kongo, yahise akomereza amashuri ye yisumbuye i Lubumbashi, mu ishuri ry'abafurere n'abasaveri riri Likasi. Atangira no kuririmba mu makorali atandukanye ya Kiliziya Gatolika. Ku myaka 20 gusa y'amavuko, umuyobozi wa korali yitwaga Kilombolo wari waratangajwe n'impano ya Mukamuriza Anonsiyata, yamuhaye impano ya gitari. Ibikorwa bya muzika bya Kamariza muri icyo gihe ntibyashimishaga na gato mukuru we Anne Marie babanaga. Uyu yashakaga ko murumuna we w'umukobwa w'umuco wo mu gikari ufite za ndangagaciro kera zitwaga iz'umukobwa w'umutima. Mu kumushakira uburyo yatuza akanareka kuririmba mu ruhame, yashatse kumushyingira umusore wo mu muryango mwiza nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe mu muco w'Abanyarwanda. Mu kutishimira icyo cyifuzo cya mukuru we, Kamariza yasabye uruhushya rwo kujya i Bujumbura gusura se. Guhera ubwo ntiyongeye gusubira i Lubumbashi ukundi. Nuko nyuma y'iminsi, Mutamuriza abona akazi muri Minisiteri y'Imari Bujumbura. Muri pause ndetse na nyuma y'akazi, yabaga arimo kuririmba yifata amajwi kuri kasete, yifashishije radio yari yarahawe n'umwe mu nshuti ze witwa Tereza. Mu mwaka w'1980, Minisiteri yamusabye kujya gukorera ahantu kure, maze yanga gusiga se umubyara, ahitamo kureka akazi. Ibi biza no gutuma abona umwanya uhagije wo kuririmba. Mu mwaka w'1982,
yatsinze irushanwa ryo kuririmba i Bujumbura, ahita anafata akazina ka Kamariza biturutse ku ndirimbo ya Orchestre Amabano, iyi yaje no kumwemerera kujya yiririmbamo. Kugira ngo indirimbo ze rero zishobore kunyuzwa ku bitangazamakuru byo muri icyo gihugu, yagombaga gukurikiza ibyo bamusaba, agahindura indirimbo ze mu Kirundi, ariko we yarabyanze ahitamo kujya bivanga n'Ikinyarwanda. Mu mwaka w'1984 yagiye mu gace ka Mushiha ahari abanyarwanda benshi b'impunzi, atangira gufatanya n'itsinda ry'abasore b'abakorerabushake kubaka amashuri, hakiyongeraho n'ibitaramo yakoraga kusanya amafaranga yabunganiraga muri uko kubaka. Nimuve mu nzira yewe, nimumbise gatoya, mu rubuga nteye, mu rubuga ntere ijwi mukire, babwira uko namukunze mwiza. Mu mwaka w'1990 adasize gitari ze ebyiri, yafashe icyemezo cyo kugenda mu ibanga akajya gufatanya n'umutwe wa FPR wari utangiye urugamba rwo kubohora igihugu. Mu ishyamba, kubera ijwi rye n'indirimbo ze, yasusurutsaga ibitaramo ndangamuco mu gutera akanyabugabo, mu guhoza no gushyigikira abari ku rugamba. Kamariza rero yari umwe mu bagize itorero Indahemuka. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, impano ye yayituye abantu bahuye n'ayo mahano yagwiriye u Rwanda. Kamariza ubundi yashakaga guhoza no guhamagarira abantu kwishima, bakongera gutekereza ko bari mu mubiri bashobora kubaho no kunyeganyega. Ubundi muri make yashakaga ko hakwiyongera byanze bikunze icyiza cyose kandi gitera ibyishimo. Ibi byagaragariraga ku bitaramo by'ubuntu yakoraga kugira ngo ahure n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, hakiyongeraho kurera imfubyi mu kazu ke gato yari afite muri icyo gihe. Kamariza yatangiye arera abana 3 barimo uwo yatoraguye amaze amezi make avutse, gusa yaje kwitaba Imana afite umuryango mugari w'abana 15. Muri Gicurasi 1996 rero, ku nkunga y'inshuti ye Nzambaza Maria Veneranda na SNV, yagiye mu Buholandi gutunganya alubumu ye yise Humura Rwanda. Humura Rwanda nziza, humura humura Rwanda nziza, humura Rwanda nziza, humura humura Rwanda nziza, ndaje gihugu nkunda, dore mwambari impuza, ningingiwe Nuko mu mpera z'uwo mwaka rero nibwo yagiye gusura bene wabo aherekejwe na zimwe mu nshuti ze z'abaririmbyi. Mu kugaruka iwabo bakoze impanuka y'imodoka maze Mutamuriza anyura mu kirahure, ariko ntiyahita apfa. Yataye ubwenge mu gihe kingana n'icyumweru cyose, maze ku itariki ya 5 Gushyingo 1996 nibwo inkuru y'incamugongo yabaye kimomo y'uko uwo muhanzikazi wanyuze benshi yashizemo umwuka. Gufata umwanya wawe ugakurikirana ibiganiro byacu ni iby'agaciro gakomeye, turagushimiye. Kora subscribe kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibiganiro byacu. Gira uruhare kandi mu biganiro byacu twandikira muri comment. Nge wumvaga ni Roger Twiz. Ciao.